ntabwo nwanzeho ahubwo ndagukunzeho. narakubonye numva ndagukunze nyine tunumva nshaka gukundana nawe, even ndi kumva nshaka guhura nawe nuko bidashoboka. ubundi sigira umukunzi? iyo nta mukunzi ngira kubera ikintu gifite n'ibyo ndumva ari byiza kuba nta mukunzi ugira, gusa nyine nanjye nkunze kuba muzi muri iyi minsi ndi gucuruza ubugutse nanjye ni mu iduka, wenda nagira ngo nimba ubona akanya nimugoroba turi buze kuza guhuza hari ribi. Nyuma yo kumva ko bakwihakanye ko nta shere bafite, ubyakiriye ute? Man, ibi nta birenze, mba numva nta birenze kabisa. Ariko wowe wapfiriye umuntu. We akama ubwenye bro, buriya mu buzima man, sibyo umudemo yagiye nyine iminota ye mukundana, eba iminota ye nyine kuvuga nka ari umukunzi wawe man, nyine nawe kanamukunda man, kanamukunda ariko abademo n'ibyo man, ntabwo bya gutambaza man. The Ben Empire. Avoid and you pray. Suhuje kana none ngo hayikaze. Uyu munsi ngarutse muri challenge yacu nkuko bisanzwe, ngewe nitwa Mr Bean. Ngarutse muri challenge ini face to face. Abari mbona nkubone barebana neza kandi bitonze. Uyu munsi aba bahungu ngo biyemeye baravuga, umwe aravuga ati ngewe mfite sheri wanjye ndamwizera kandi ntago yanca inyuma. Uyu munsi uyu nguyu agiye kuduha nimero za sheri wiwe, hanyuma uyamuhamagara muterete turebe ese sheri w'uyu nguyu ashobora kumwizera, hanyuma ku buryo uyu yamutereta ntamwemere. Ndagushimiye rero ko udukurikira kuri Ben Empire, ibuka gukanda subscribe. Ngeweho nitwa Mr Bean. Ngushimiye ko kandi tubana. Wowe witwa nde? Sharifa Oji. Okay. Wowe witwa nde? Ni Gatwenge Oji. Aha. Sheri wawe witwa nde? Nita Jamila. Okay. Bose sheri wamufite? Ngese njyewe twarashwanye. Uri mpamvu ushaka gutwara uw'abandi? Nshaka kumutwara. Urabizi neza ko ari bukwemera? Ntabwo arega njye ngira amagambo atyaye. Njyewe ubundi kanze mwereke muri pratique undi we. Gusa nyine abe yiyakira, nta aba atangira kwiyakira kuko bigiye kumubaho ndabizi ntago ari ibintu byiza, abe yiyakira. Wowe uriyemera nawe ko sheri wawe atagenda? Ndabizi neza tu. Ndabizi neza ko atagenda. Noneho wowe ugiye kumpa nimero yiwe. 07. Okay. Tugiye guhamagara sheri w'uyu nguyu. Uramutereta? Ndamutereta neza cyane. Sawa. Kaduhamagare sheri wiwe, hanyuma wowe ugiye kumutereta. Arahuze shaba ari kumutereta. Sheri we ni ikibici hagata. Utangiye gusubiza sheri w'abandi kandi atakwemeye. Yihanganye naguca amazi uguraza kuba nk'ababandi ngo n'ubundi ngasaga nabi. Ahita abwira mugurira akantu hari bigiye ko njye ndizeye gutya. Urizeye? Ndizeye. Nizeye ko nawe ugiye gukotora ariko nanjye. Ikaze ndebe. Kutwitaba biraza kugorana. Musheri w'umuvandimwe kuza kutwitaba biragorana. Arahuze kandi ntago ari kuvugana n'uyu nguyu. Sobanuye ko wa musheri wiwe nawe amuca inyuma kabisa. Telefone za hano nazo zabaye inzungu, mwihangane mutegereze. Ahise duhamagara, ni n'umusirimu cyane. Akira. Allo. Meze ute se? Kunyanze. Kunyanzeho. Ntabwo uri kunyumva? ndi kukubwira. Ntabwo nwanzeho. Ahubwo ndagukunzeho. Hari ibikaba utuntu nshaka kukubaza se amakanya tukaganira. Nta kibazo. Mbere na mbere ndifuza kumenyana nawe, hari ribi? Ntari. Ndakeka ndahera kuri wowe, witwa gute se? Njyewe? Yes. Njyewe nitwa Esther, ariko nanjye ndakubaza. Nta kibazo, witwa? Esther. Esther. Irindi? Nizeyimana. Narimenya. Wambaza wowe? Mbwira. Anjye nitwa. Njyewe nitwa Gatwenge. Hari ibintu gusa nyine nifuza ko twaganiraho. Gatwenge? Ryonyine? Ni ryonyine, hari ribiza?
ndetse ko nkubwira Arata ni Fabrice, niyo muri Fabrice. Nuko Gatwenge ari izina bakunda kumpamagara. Gusa nyine heruka kukubona numva ndakwishimiye. Harya nigeze kukubona nyine numva ndakwishimiye. Nshaka namba zawe ngira Imana ndazibona. Hari ibintu nifuza kuganiraga nawe. niho wese umaze nkubakira kuntera ubwoba. Ntabwo ndi kugutera ubwoba, si ibintu byumvikana. Shamara yanjye ongera umugano. Nari nkubwiye ati narakubonye nshaka namba zawe ngira Imana ndazibona nyine kuko numvaga nshaka kuganira nawe byimbitse nk'ibyo gusa. Wazikuye none se nta nshuti ugira? Ntazigira? Gusa nyine uzi nifuzaga kukubaza ati ufite umukunzi? Yereka amaze umubaze. Genda gutekereza ibyo kukubaza. Ntase wambonye nakubonye he? Sinurumva nabura aho umubona. nibwo i Kigali. ibyo ngibyo ngenda bikubariza nyine wambonye angana n'ibyo cyangwa se mbuze n'ukuntu ndikubazamo nyine hehe hitwa gute? Hariya imwenda. Imwendu. Ya. Kandi ngo witwa Fabrice Hakizimana. Niyo nkuru, ni Fabrice niyo nkuru. Ntabwo nzi wowe se. Ngo muwaze pe. Niba muzi ariko ntabwo ushobora kuba ntazi nyine, gusa byo nifuza kubaza nakubaza uti narakubonye numva ndagukunze nyine tunumva nshaka gukundana nawe. Even ndi kumva nshaka guhura nawe nuko bidashoboka. Ubundi sigira umukunzi? iyo nta mukunzi ngira ndumva ari bize kuba nta mukunzi ugira. Gusa nyine nanjye nkunze kuba muzi muri iyi minsi. Ndi gucuruza ubugutse nanjye ni mu iduka. Wenda nagira ngo nimba ubona akanya n'umugoroba turi buze kuza guhuza hari riri. Uhurira ubwo. Muzumva twabura duhurira. No kuntera ubwoba. Ntabwo ndi kugutera ubwoba, nta kibazo. Wareka tukaza guhura goroba se mvuye gucuruza? Watse tukaza guhurira imyenda ku mashuri? Ahantu ndi kubwo uburyo ntababazi ku ishuri. Abantu ndi ntabwo nahavamo by'ingendo. By'ingendo mve hano ngandi nze ku mashuri. None se ntawagutegera? None se ayawe ufite ubwoba bw'isi iki? Ubwoba ntukagira ubwoba, hari riri se? None se bazi ntabwo nzi. Nyine uraza kumenya. None se nyine ngujye tunarakubonye ngo twakikundana. Rero se basi nubwo byari bitambere sigura nubwo tutahura ntabwo twakundana. kandi ubuse bwazuratakiriye gute? Nari mpuzanye ngo aze kuhehe. Sinakubwiye kugira inshuti nyinshi gusa nyine weho mbwira nyine umuntu waba waraziguhaye gusa ndahita wenda umuntu wazimaye
none se mani ikibazo ni ukumenya uwampaye namba zawe, cyangwa ikibazo ni uko nyine wambwiye ko nta musheri ufite, nanjye numva nshaka gukundana nawe kandi pe nabyishimiye. Nyine ndumva nshaka gukundana nawe, niba bishoboka wampa igisubizo tukanahura tukabiganiraho. ndi kunungura Ntabwo ndi kugutungura, none se ntabwo ari byiza kuba single, ntusambwiye ko nta musheri ugira kandi nta musheri ngira, wenda wareka nyine tugahuza tukayipanga, numva byaba ari byiza. nose ubu tuyahagana he? Njyewe hose ntabwo ndi n'umuturanyi wawe, wareka nimba utanzi. nyuma yo kumva ko bakwihakanye ko nta sheri bafite, ubyakiriye ute? man, ibi nta birenze, mba numva nta birenze kabisa. Ariko wowe wapfiriye umuntu. Oya, kama ubwiye nyine bro, buriya mu buzima man, sibyo umudemo yagiye nyine iminota ye mukundana, niba iminota ye nyine kuvuga nka ari umukunzi wawe man, nyine nawe ukanamukunda man, ukanamukunda, ariko abademo man ntabwo bya gutambaza man, ntabwo bya gutambaza, ariko nabi biba birenze man, nabi birenze. Ariko uramumenya? Ndamumenya ariko kabisa, wenda ariko ni byiza no kumenya umuntu buriya, no se ko nembanye nawe ntabwo nari muzi, ariko ndamumenya man. Wumvishe ko yongeye kumuhamagara bwa kabiri gahunda zishobora kujya byacamo kabisa, nuko atarasobanukiye neza bundi ahantu hari, ariko yaba arahasobanukiye umwana baba bamutwaye kare wabibonye neza cyane. Yangane muvane, nta kibazo, agahinda ntikakwice, ntabwo nawe ukanyita uko dufite benshi cyane, aho byanyita nawe ufite abandi dufite benshi uzi ko ashobora kuzabona kino kiganiro. Ndabizi neza ko azayibona, nanone nabibona nabirenze, arabibona kabisa, nabirenze kabisa. uramukura inzira ku murima, nabona wamukura inzira ku murima, oya nyine cyangwa tumuhamagare wumva ujya kubwira nawe ahita akubwira ko nawe agukunda. Oya nawe umuhamagaye ntari nawe wakoze cyane. Ntari meze kabisa. ubundi zizaze